ndabizi abayimbeho abayimvura ariko nta cyatubuza kuramya Imana yacu. Yitwa Pastor Zamana Filipo, wanza kuwa gatatu yaraniye hano, birashoboka ko bagiye amaterano atandukanye ari bwa kabiri ariko mu mbere rero ari mu bya gatatu. Ubu ni umushyitsi mu iterano rya gatatu ubwo mu mbere iteraniye aho abantu bake ariko baza no kubera imvura. Ndagira ngo tukiri mu minsi ya Noheli, minsi yo gushima Imana, minsi twibuka urukundo rw'Imana. Rero mumfashe dusome ijambo ry'Imana, dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Iyo umuntu afite abo yigisha bake, aba yizeye cyane ko benshi barumva baraza kumva, kuko mwarimu yifite abanyeshuri benshi, ni amahirwe menshi agenewe kugira ngo atsindishe bose, ariko mwe muri bake urumva ko muraza kubyumva neza kuko mutari benshi cyane. Banditswe na Matayo ibice bibiri, twongere dusome no muri igitabo cya Zaburi ibice 95 wa gatandatu. Reka dusome ibice bibiri muri Matayo, duhere kuri umurongo wa mbere. Haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kugira gute? None tukaba tuje kumuramya. Bavuze objectif yabo, bavuze impamvu yabo. Reka dusome no mu gitabo cya Zaburi ibice 95 umurongo wa gatandatu. Zaburi 95 umurongo wa gatandatu, dusome n'uwa karindwi. Nimuze tumuramye tunamye, dupfukamire Uwiteka Muremyi wacu, kuko ari we Imana yacu, natwe turi abantu b'icyana cye, turi intama zo mu kuboko kwe. Mwakira abatima. Uyu munsi ijambo tugiye kuvuga ni ijambo rijyanye no kuramya Imana. Ijambo rijyanye no kuramya Imana, umwanditsi umwe wanditse igitabo kivuga ngo adorer Dieu, connaître Dieu pour l'adorer, kumenya Imana kugira ngo iramye. Umugabo witwa Toze yaranditse aravuga ngo mfite ikibazo kuko hari icy'ingenzi nagiye nshaka simbibone neza. Yaturikije kuko yareba inyubako uko zubatswe basengeramo Imana, yagiye areba abantu uburyo ki birimbisha baje mu nzu y'Imana, ariko akajya yibaza ikibazo kuri we, niba ibyo byose uko byubatswe, uko bikozwe, uko abaririmba baririmba, ashakishamo kuramya Imana, niba urimo hagati aho. Aba banyabwenge
nabumvira Imana kandi bagakora ibyo cyane. Icyo ni cya mbere. Samweli agirana ikibazo na Sawuli mu gihe Imana yabatwara ngo Sawuli yatwara ngo ajye kwica no kumara Abamaleki. Yaragiye aragenda kandi yatumye kubamaraho bose n'amatungo yabo nanjye nakibasigaza kuko byari Imana yavuze ngo kera
gushima ikibazo bavuga mu kubarekonesa ni ukumenya ineza yawe, ni ukumenya ukamenya ko ibyo ufite ibyo wakoze Imana ibwira Abisirayeli kugira ngo bose babwire nibamara kurya bagahaha yababwiraga imaze kubatabara yabakuye mu Egiputa ngo ubihanangirize kugira ngo nibamara kurya bagahaha be usiyemera bafite ngo ni amaboko yacu. Imana ishaka ko abantu bose icyo bari cyo cyose uyu mwaka wose urangije ujye umenya ngo ni ukubw'Imana, ntabwo ari akazi kawe, ntabwo ari amaboko yawe. Hari umuzungu twakoranye nageze igihe cyo kumusezerera kuko nari mfite umuhamagaro wo gukorera Imana, noneho kumukorera hari aho nagendaga nawe ku kazi akanshaka, kandi icyo gihe barahamagara bamaze kugira mwarimu kandi ugira n'igikoni, noneho yahamagara ndi mu nama mu rusengero, telefone igakomeza kujya ireba ibibazo by'isi, ntabwo aza ngo urebe kugira ngo ndi mu nama kandi yasigaye banaza mutagazi baca hirya no hino bakuyobora inama bakagenda kuko numva ko n'ibimubwira atabyemera mbikoze kabiri telefone ye simfate ni umuti mucira urubanza ndaza kumusezeraho. Ndabona rero twakoranye nabo neza amenya amafaranga menshi ariko ndababwira nti nari kumwe n'umuyobozi ndabamugiye kugenda ariko ikizanye nakigiye gukorera Imana kandi nabonye ko nkomeje kumukura gutya naba mbesha kandi muri byaha burya rimwe na rimwe niyo wabagaraga ntabwo nagiye mu nama mu rusengero kandi telefone atinya kuyitaba ndamwatura ndamubwira nti ije kugira ngo musezere nibohore murebe Imana. Arambwira ati arakubwira utwakeye yarambwira uburyo ki ufite Bibiliya uburyo ki muri pose twaje gusubira muri Imana twavuga ku butumwa. Arambwira ati ibi bintu kuba n'ukomeza kubikurikirana ngo ni uburozi ngo bizakugira ikigo. Uwo munsi maze kubimubwira hano gusa yabikubwiye arakubwiye ngo ibintu by'Imana ni kadozo buri kirogo ngo byarakwinjiye bigera naho uri kugeza. Arambwira ati reka mubwize ukuri dore Imana ni iki azamura amaboko hejuru afite ibikoko binini azamura ikikoko cyo hejuru mukandi nawe amaboko yawe iyo bino Mana nawe ibintu byose bikubeshya. Imana ibwira bose ngo babwire ngo nibamara kurya nacyo nibamara kurya bagahaha ntibakazira ntibatekereze kumva ibyo wabonye uyu mwaka nubwo ari bike nubwo bidakwiriye nubwo utagiye twagombye kurya covid idahari ariko wabayeho. Haleluya. Ariko wabayeho nta kabuza ntuvuge ngo ntabwo nabayeho neza, icyo ni igipimo cyawe ariko ku Mana wabayeho kuko arabapfuye wagiye urara rimwe kabiri gatatu ariko uriho umuntu uranye inama ntumenya kwishima kandi
dushaka uburyo bwo kwikirana ari vuba subire kuramya Imana nuko iyo dufite icyo dupfana nayo icyo dufite nabo icyo dupfana nayo dushaka inzira zose zo kwikirana vuba byiza usomye igitabo cya Zaburi 1 aho Dawidi yasabaga Imana imbabazi amaze gucumura. Dawidi yamenyeshejwe icyaha cye akimenyeshwa n'umwe mu bahanuzi Natani. Dawidi ntabwo yashidikanije ntabwo yabwiye impaka uribuka iyo usoma mu gitabo cya Samweli aho Natani yamurotoreye aricishije mu mugani arangije Dawidi aravuga ngo uwo muntu wakoze ibyo ari muri iki gihugu cyawe. Natani aramubwira ngo ni wowe nyagasani. Akimara kumva ko ari we kumva beza akimara kumva ko ibyo niyo wabikoze Dawidi yaciye bugufi agwa hasi ntiyavuze ngo uyu muhanuzi aza gusuzugura yaciye bugufi agwa hasi yinginga Imana aravuga ngo Mana mbabarira ibicumuro byanjye. Yatangiye gutaka aravuga ngo ntumore abantu ntumore inyama z'abantu. Yaringinze ngo mbabarire umwana w'umwuka wawe. Dawidi yagaragutse hasi kandi wibuka ko Imana ibwira Samweli yaramubwiye ngo mbonye umutima wanjye ushaka. Icyo gihe ajya kwimika Dawidi wakwibaza mbese umuntu Imana yasindisha umutima we ngo uwo yakora ibyo yabikora nta gitangaza. Ariko igikuru Imana yakunze umutima wa Dawidi ni umutima uca bugufi ukameneka imbere yawe. Nawe umutima witora ariko uyareba ni umutima. Iyo umenye icyo upfa n'Imana icyo wakomeretse witwika Yohana yandika mu rwandiko rwa mbere aravuga ngo bana bato ntimugakore icyaha ariko noneho mugikoze umenye ko dufite umurengezi wacu. Yahise ababwira ngo dore ko bagomba gukora ngo umenye ko dufite umucunguzi wacu kandi na murengezi wacu. Bisobanura iki? Ngo nuko n'umurava w'umukozi uhinduke. Kuba umukristo si ukudakora icyaha. Kuba umukristo ni ugikora n'umenye kwihana. Niyo mpamvu umuntu yavuze neza aravuga ngo abantu bazazira ibyaha bakoze bazazira ko banze imbabazi. Nicyo bazazira tuzazira ko twanze imbabazi kuko biragoye muri iyi minsi abantu kugira ngo bihane byabaye kure. Yewe haje n'umwuka abantu barihaniraho cyane. Kuramya Imana ni ukumenya niba ufite icyo ukora nayo. Tugiye kurangiza umwaka tuhageze ku musozo wawe ariko urebe neza niba ufite icyo upfa n'Imana. Mugire inama niba ushaka kuyirana iruke nayo nta kintu ni ukwiruka nayo. Muzarebe gusoma Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro guhera ku ntangiriro atakureba byari byimaze no gusengera akaboko kubera ko dore ko bacunze kuki atasaba imbabazi. Muzi icyo yavuze Imana imaze gusebanya kucyagize aho kuvuga ngo nta kiringiye babarira yatangiye kuba umuntu w'abagore iwamugore w'Imana ndimo gushyira icyaha ku Mana ngo bose kuba mumenye ni wowe yaba utarakundana sinari gucuma. Iyo ni umwuka tugeze muri iyi minsi abantu ntibamenya kwiga Imana cy'uko bitatinze. Niyo mpamvu Dawidi we yahise yimukira cyane bugufi yahise akumvagana hasi abwira Imana ngo Mana umbabarire amazuru. Urumva ko yabanje gufata umugore w'abana baramusambanya arangije yicisha ubwira aramwica nuko agiye ahindukira aguma neza ibwami. Ariko Imana kubera urukundo rwayo itashobora kureka kurwana nuko buri munsi itashobora kureka gupfapfane umwuka wayo uzana arakugira inama. Iyo wowe yamusanze aramucisha mu mugani uwo mwana amubwira inkuru zose murazizi. Ariko Dawidi nta kindi yakoze yagiye hasi. Uwo mutima niyo Imana ishaka. Rero uwo mutima Imana ishaka muri Dawidi ni umutima umenetse ucishwa bugufi ukemera icyaha wakoze. Niyo mpamvu avuze ni kuramya Imana ni ukumenya niba ufite icyo ukora nayo wiyumvira nayo vuba. Apana kwemera
Grazie.